Inkuru yacu iryoha iyo tuyitangiriye ku itariki ya mbere Ukwakira 1990. Uyu ni umunsi ingabo zahoze ari za RPA zambutse ziva Uganda zitera u Rwanda zinyuze ku mupaka wa Kagitumba. Icyo cyari igihe cyo gushyira mu bikorwa umushinga wari umaze imyaka myinshi wigwaho. Umushinga wo kubohora Abanyarwanda waje kwiyongeraho izindi nshingano zo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku ya mbere Ukwakira 1990, bamwe mu bari impunzi bafashe icyemezo kitari cyoroshye, kuko hari bamwe bumvaga ko bagombaga gufatanya n'abandi ariko bakaza gusubira inyuma. Ariko ab'imitima ikomeye bo bambaye bote z'urugamba, abatari bazifite bambara izo babashaga kubona maze barakenyera barakomeza. Urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiwe n'abasore n'inkumi, abagore n'abagabo, tudasize n'abari bamaze kuba bakuru, ariko bumvaga ko bagomba gutaha iwabo uko byagenda kose. Uru rugamba nk'uko nabikomojeho, hari abagore n'abakobwa bari baruriho kandi barwitwayeho neza. Ibi bigaragaza ko n'abagore bashobora gutanga umusanzu no mu bikorwa bigoye. Ubwo mvuze ku bakobwa n'abagore, reka nyarukire muri RDF. Iki ni igisirikare cy'u Rwanda. RPA niyo yaje guhinduka RDF. RDF ni kimwe mu bisirikare birimo abagore n'abakobwa benshi, dore ko biri no muri gahunda y'igihugu yo guteza imbere umwari n'umutegarugori. Gusa iyo urebye neza, usanga hari abari n'abategarugori bagitinya kujya muri uyu mwuga w'igisirikare, ariko abatinyutse batubwira ko babishobora kandi n'ingero zirahari. Muri RDF, abagore bafite rank iri hejuru ni abafite ya koloneli. Ni ukuvuga ko nta mugore muri RDF urengeje rank ya koloneli. Reka turebe umunsi w'amateka mu Rwanda kuri RDF no ku bagore 7 b'abasirikare. Umunsi bitangazamakuru bihungabana byose bikavuga kandi bikandika iyi nkuru. Umunsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF azamura mu ntera agaha abagore 7 ipeti rya koloneli, bikaba ubwa mbere bibayeho mu mateka ya RDF. Hari kwa 19 Ukuboza muri 2023. Ese aba bagore ni bande? Ubu bakora iki? Bamwe muri bo urasanga baranarwanya urugamba rwo kubohora igihugu, aho harimo wari umurinzi wa Major General Paul Kagame ku rugamba rwo kubohora igihugu. Reka tuvuge kuri aba basirikare b'abagore twakwita ko aribo bakomeye mu mateka y'ingabo z'u Rwanda RDF. Ndavuga ibi kuko aribo bakuru muri RDF iyo turebye ku mapeti bafite. Ni abasirikare bagaragaza ubwitange, umurava, gukunda igihugu n'umuhati ukomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ngaho rero ntiza amatwi n'amaso, hanyuma negura inyandiko zivuga kuri aba bagore 7 bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Ukurikira akantu ku kandi kugeza iyi nkuru irangiye kandi uraza kuryoherwa. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucika ukundi. Nge mugiye kubana ndi Gustave Abayisenga. Abantu benshi bakomeje bambwira bati ntabwo dukeneye ko abantu bamenya ko dufite kamera, ntabwo dukeneye gushyira ahantu kamera ngo abantu bose bamenye ko ari kamera. Hano rero iki ni igisubizo, ni kamera nziza ntoya y'umukara ndetse idakeneye amashanyarazi kugira ngo ibashe kubiri gukora kubera ko ifitemo battery ndetse imara igihe kinini. Ikigaragara iri smart, ihuza na telefone, ifata wifi, ubundi ukabasha gukurikirana ibiri kubera aho wakometse aho wagashyize, nta muntu ubashije kubasha guhita amenya ko ari kamera. Okay, so babantu rero bafite abana batoya, babantu bafite amapets mu byumba runaka, akantu bagakeneye tuvugishe tuguhereze hidden camera ku giciro gitoya utasanga handi. Reka duhere kuri Colonel Lydia Bagwaneza. Nitwa Colonel Lydia Bagwaneza, nkaba ubundi nkorera mu mutwe urinda umukuru w'igihugu bita Republican Guard. Ninjiye mu gisirikare muri 90. Nkuko mubizi hari urugamba rwo kubohora igihugu, buri muntu akwiye kugira impamvu yo gukora ibyo akora. Nkubwire, I'm proud of my country. Mu kwezi k'Ukwakira 1990, ubwo Bagwaneza yarasoje umwaka wa 6 w'amashuri abanza, yavuye mu gace ka Rwamwanja ahabaga impunzi mu karere ka Kamwenge gaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda, asanga itsinda ryari rigamije impinduramatwara. Bagwaneza wari umwana wa 4 mu muryango we, yasize ababyeyi be bombi bari barahungiye muri Uganda, yiyemeza kujya gufatanya n'abandi mu rugamba rwo kubohora igihugu cyabo cy'u Rwanda cyari cyugarijwe n'ibibazo uruhuri cyaterwaga n'ubutegetsi bubi bwariho icyo gihe. Nubwo bitari byoroshye ko umwana w'umukobwa ajya mu bikorwa nk'ibi byari bimenyerewe ku gitsina gabo, Bagwaneza avuga ko byahoze mu byifuzo by'umubyeyi we. Ati, ndi umwana wa 4 mu muryango w'abana 10 kandi 8 bose ni abakobwa. Nakunze kumva ko data yifuzaga ko umunsi umwe yazagira umwana wazagira uruhare mu kwibohora,
kandi ndishimira kuba byararangiye ari njyewe ubaye uwo mwana. Agaruka ku nzira ye yo kujya gufatanya n'abandi mu rugamba rwo kwibohora, mu kiganiro yagiranye na The New York Times, Bagwaneza yaragize ati ninjiye mu rugamba nkiri muto ndi umwangavu, ariko nk'uko bakunze kubivuga inyoni yazindutse n'icyura umusaruro. Akomeza agira ati twagiye kwifatanya n'abandi bari baratangiye, twari turambiye gukomeza kuba mu gihugu cy'amahanga kandi ababyeyi bacu bahoraga mu bibazo. Avuga ko ababyeyi babo ari bo bamuhaga imbaraga zo gukora ibyo yakoraga kuko bari abanyamuhate, nubwo babagaho mu buzima bugoye bw'imahanga bakomeje kwita ku miryango yabo. Avuga ko mu bihe by'ibiruhuko mu gace babagamo habaga inama, akaba ari we wandikaga ibyazivugirwagamo. Ati kabone nubwo nigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza hari ibyo batabashaga kwandika, rero ngafata izo nshingano tugashobora kubisoma ubundi tukanabibasobanurira. Ibyo byampaye imbaraga binanyereka ko hari icyo nashobora. Gusa hari imbogamizi yabanje guhura nazo. Bagwaneza avuga ko yinjiye urugamba mu bihe bigoye kuko ari mu bihe Major General Fred Gisa Rwigema wari uruyoboye yatabarukiyemo. Bagwaneza ati mu ntangiriro ntabwo byari byoroshye, by'umwihariko kuri twe twinjiye mu gihe benshi mu bayobozi biciwemo. Ninjiye nyuma y'urupfu rwa Gisa, Bayingana ndetse na Bunyenyezi. Avuga ko muri ibyo bihe nta morale bari bafite kugeza ubwo Perezida Paul Kagame yazaga kuyobora uru rugamba akabatera imbaraga. Ati yaturemyemo kwigarurira icyizere ndetse n'akanyabugabo ku buryo washoboraga no kwibagirwa iminsi yose twari tumaze tutishimye. Nanjye ubwanjye icyo gihe nari mpari. Akomeza avuga ko nubwo bitari byoroshye ariko ibanga ryari ukubanza kumenya mbere na mbere icyo baharanira. Ati urugamba rwari rugoye, kumara iminsi myinshi ku zuba utizeye kuri buze kubona icyo kurya, utazi niba uri bubona aho wikinga, ariko nta gucika intege tutaragera ku ntego. Avuga ko kimwe mu byabafashaga ari ukugira ubuyobozi bukomeye bwahoraga iteka bubatera akanyabugabo kandi bukabaganiriza kenshi. Hari kandi Colonel Stella Uwineza. Ndi Colonel Stella Uwineza, nkaba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Colonel Stella Uwineza ni umunyarwandakazi n'umubyeyi ufite abana 3. Ari mu bakora akazi ko kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Colonel Stella Uwineza muri 2020 yari afite ipeti rya majoro, ubu yahawe ipeti rya Colonel. Yakoze inshingano ze za gisirikare mu bice bitandukanye, aho muri 2020 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Icyo gihe yari inshuro ya kabiri ajya muri ubu butumwa nyuma yo kuva Darfur muri Sudani. Colonel Stella Uwineza ni umwe mu bagize Rwanda Air Force, aho yakoze amateka agashimirwa nk'umwe mu bagore 7 ba mbere bageze ku ipeti rya Colonel, bazamuye bavuye ku ipeti rya Lieutenant Colonel kwa 19 Ukuboza 2023. Hari Colonel Serafine Nyirasafari. Kohereza captain, kohereza major, ntabwo bihwanye nanjye umaze imyaka 34 muri uyu mwenda. Colonel Serafine Nyirasafari ni umugore w'umunyarwandakazi uzwi nk'umwe mu banyabigwi mu gihugu cy'u Rwanda. Yavutse tariki ya 16 Gicurasi 1970, avukira mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni umubyeyi washakanye na Juvenal Mariza Munda, Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda, bakaba bafitanye abana 4. Colonel Serafine Nyirasafari yize amashuri abanza n'ayisumbuye. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'imari yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano nayo yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'ingabo z'u Rwanda hagati ya 2020 na 2021. Colonel Serafine Nyirasafari yinjiye mu gisirikare mu 1991, muri Mutarama 1994 ahabwa ipeti rya Suriyetona. Yakoze imirimo itandukanye irimo ushinzwe ibikoresho, akora mu ishami rya RDF rishinzwe abakozi mu bijyanye n'imari. Yabaye kandi umucungamari mukuru mu ishami rya gisirikare rishinzwe ubwishingizi MMI. Aba umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi, ububiko n'ikwirakwizwa ry'ibicuruzwa ku isoko rya gisirikare rizwi nka Armed Forces Shop. Kuri ubu ni umuyobozi mukuru w'agateganyo wa Armed Forces Shop. Colonel Serafine Nyirasafari yafashe amasomo anitabira amahugurwa atandukanye mu Rwanda no mu mahanga, harimo ajyanye no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, ndetse n'ajyanye no kurinda abana yafatiye Nyakinama, amasomo ajyanye no kurinda abasivile yafatiye muri Kenya,
ndetse n'ajyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yafatiye mu Butaliyani. Hari Koloneli Ruzane Ingabire Nsengimana. Ruzane Ingabire Nsengimana ni umwe mu banyarwandakazi bazwiho mu gukora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu kuko ni umwe mu bakiri bato mu gisirikare cy'u Rwanda bahawe ipeti rya Koloneli. Koloneli Ruzane Ingabire Nsengimana yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, yiga amashuri ya gisirikare, asoza amasomo yo ku rwego rwa kadete muri 2011. Koloneli Ruzane Ingabire Nsengimana yakoze mu myanya itandukanye ku cyiciro gikuru cya RDF n'ahandi nk'igako i Musanze, abona n'andi masomo ya gisirikare nk'agenewe abasirikare bakuru yaherewe Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari kandi no mu basirikare b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Muri 2019 Koloneli Ingabire yahawe inshingano zindi mu gisirikare cy'u Rwanda, agirwa umuyobozi mukuru ukuriye urwego rw'imikoranire y'ingabo n'abasivile. Ntabwo akiri kuri izi nshingano kuko mu minsi ishize yoherejwe mu zindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi ni Koloneli Bernard Kayirangwa. Mu gihe u Rwanda rwari ruri mu manga mu 1994, inkotanyi ziri kurwanira kurubohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, mu gihe nk'icyo abagore n'abakobwa bambariye gutabara birinda kuba ba ntibindeba kandi baharanira kuba mu b'imbere aho kugiye inyuma mu gikari. Muri abo na Koloneli Bernard Kayirangwa yari arimo, amaze igihe kinini mu ngabo z'u Rwanda zitwaga APR muri icyo gihe. Bernard ubu afite ipeti rya Koloneli. Ni umubyeyi wavukiye mu nkambi y'Ibuga muri Uganda, aho umuryango we wari warahungiye mu 1959. Ni umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Yagiye mu gisirikare ubwo yari mu mashuri yisumbuye. Gusa urugamba rurangiye yasubiye kwiga abasha kuyasoza kuko yari yarayacikirije. Yaje kwiga kaminuza, abona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugeni Arts. Afite kandi masters mu masomo ajyanye n'umutekano, byongera ku yandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Undi ni Koloneli Betty Dukuze. Koloneli Betty Dukuze ni umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda RDF. Yakoze amateka mu kwezi k'Ukuboza 2023 ubwo yabaga umwe mu bagore ba mbere b'Abanyarwanda bazamuye mu ntera bakabona ipeti rya Koloneli. Dore iby'ingenzi mu mateka ye: yazamuye mu ntera ava ku ipeti rya Lieutenant Koloneli ahabwa irya Koloneli na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kwa 19 Ukuboza 2023, ari hamwe n'abandi baofisiye b'abagore 6. Akora muri Minisiteri y'Ingabo Minadefu. Ni umubyeyi w'abana 3. Kuzamurwa mu ntera kwe ni igice cy'amateka akomeye mu guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu ngabo z'u Rwanda RDF, dore ko mbere yaho nta mugore n'umwe wari ufite ipeti rya Koloneli, bose bari bafite amapeti ari hasi ya Koloneli. Hari Koloneli Marie Claire Muragijimana. Ntabwo gucika intege byatuma ugera ku cyo wifuza kugeraho. Ntabwo nacitse intege. Umwuga wacu wadutoza kugira ubuhate, kugira ubushake, gukunda igihugu cyawe. Rero mu gihe ukiri mu mwuga usaba gukunda igihugu, ntabwo wacika intege. Koloneli Muragijimana ni umwe mu basirikare bazamuye mu ntera na Perezida wa Repubulika, akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame, abaha ipeti rya Koloneli. Mu kiganiro kirambuye yagiranye na RBA, Koloneli Muragijimana yagaragaje ko mu gihe yari amaze kubona ko ingabo za RPA zitanze zikabohora u Rwanda n'Abanyarwanda, nawe yahisemo kuba ingabo y'igihugu kugira ngo afatanye n'abandi gukomeza kucyubaka. Icyo gihe yaragize ati: "Ni amahitamo y'umuntu kuba umusirikare. Nagiye mbitekereza. Mu gihe namaze gusobanukirwa nkabona ibyo u Rwanda rwavuyemo, rwari rwasenyutse mu 1994. RDF icyo gihe yari RPA ikarubohora, numva ntekereje kuba umwe muri abo bantu bakomeje gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu." Koloneli Muragijimana avuga ko yambara umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bwa mbere byamuteye ishema rikomeye kubera ko hariho ibirango by'igihugu cye. Avuga ko kuva yajya mu gisirikare ategeze acika intege, cyane ko no muri uyu mwuga w'igisirikare babatoza kugira umuhate, ubushake no gukunda igihugu cyabo. Koloneli Muragijimana wubatse urugo yaramaze kuba umusirikare, avuga ko gukora igisirikare bitamubuza kuzuza inshingano z'urugo nk'umugore. Ati: "Ndubatse, mfite urugo, mfite abana n'umugabo, kandi nashinze urugo nyuma y'uko njya mu gisirikare." Ni ukuvuga ngo ntabwo bibuza umuntu uburenganzira, waba igitsina gabo cyangwa gore, haba uburenganzira bw'ibanze ukenera. Igisirikare rero ntabwo kibukubuza. Ku myumvire y'uko hari abakobwa bumva ko batajya mu gisirikare, ibyatuma hari abasore babatinya bikabaviramo kubura abagabo, hari icyo bivugaho nabyo. Koloneli Muragijimana ati: "Hari imyumvire hakaba n'ukuri. Ubona ko njyewe nubatse, mfite urugo ndetse mfite n'abana. Ni ukuvuga ko bishoboka.
ushobora kuba umusirikare ugakomeza gukorera igihugu ukitanga, ariko ukagira n'urugo, ukagira n'umuryango nk'uko abandi bose barugira. Koloneli Muragijimana avuga ko kugira urugo no kugira akazi mu gisirikare ari inshingano zibangikanywa kandi zigakunda mu gihe uzikora yazihaye umurongo. Ati akazi uragakora ukagaha umwanya wako, ariko n'umuryango nawe ukakubona, abana bakakubona, uwo mwashakanye akakubona. Ndumva rero ntawe ukwiye kubigiraho impungenge. Koloneli Muragijimana ahamya ko umwuga w'igisirikare ari umwuga udasanzwe usaba kwemera kwitangira igihugu, bityo akagira inama urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa ko baza bagafatanya mu kazi, kuko harimo imirimo myinshi ikorwa mu gisirikare irimo ubuvuzi, kuba aba enjeniyeri nawe akaba ari we, ndetse n'abatwara indege n'indi myuga itandukanye. Ashishikariza abagore bari mu gisirikare gukomeza gukora no kwitinyuka, ndetse n'abandi batarajya mu ngabo z'u Rwanda kuza bagafatanya mu gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu. Ngaba abagore 7 rukumbi bafite ipeti rya koloneli mu ngabo z'u Rwanda RDF. Nushaka ubita abakomeye muri RDF, kandi barabikwiye kubw'imirimo bakora. Soje inkuru nifuriza ingabo zose z'igihugu aho ziri mu kazi kuramba ndetse n'akazi keza. Ariko kandi n'abari mu kiruhuko cyangwa se abasezerewe, turabashimira ubwitange bwabo. Wakoze kubana nanjye. Duhurire muri comment section uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ntibibagirwe gukora share usangiza abandi inkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora. Mugira amahoro. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwa hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzizo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.